umwijima wicura Burindi uzacura kandi murasabwa kwinjira muri uyu mucyo hariwe gakiza k'Imana n'ibindi. Iyo mirimo yose murayizi, ariko hakaba n'imbuto z'umwuka zigaragaza umuntu uri mu mucyo. Mvugira utamena. Iyo ubyutse hatabona ushobora kuba ureba cyane kuruta kubyuka habona hanyuma hagahita hazima. Nshuti zanjye, kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, kuko mwene data ukundwa Pawulo Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Mumeze neza? Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana. Ndumva ndi gufashwa n'ijambo ryiza rivuga umucyo w'Imana, kugira umucyo muri wowe ndetse n'urukundo rwuzuye. Kugira umucyo muri wowe ndetse n'urukundo rwuzuye. Nyagasani Imana yacu turagushimiye. Tugushimiye kuko ari wo mucyo, ni wowe mucyo w'isi. Ni wowe uvira isi abari mu mwijima bakawuvamo. Ndagushimiye kuko uduhaye umunsi mwiza. Uyu munsi uduhaye turawushimye. Duhe kumva ijambo ryawe no kuryumvira. Nimbura ugaragara uvugane n'itorero ryawe, kandi twese dufashwe n'ijambo ryawe. Ari urigabura n'uryumva, umwuka wera dusobanurire. Urakoze Mana, duheje kirogoye yose, dufashemira imbaraga z'umwijima. Umucyo wawe nuturasire mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Mumeze neza? Munyemerere tuvuge iri jambo rivuga urukundo ruri kumwe n'umucyo. Urukundo rwinshi kandi ruri kumwe n'umucyo w'Imana. Umucyo w'Imana nukurasire, izuba ry'Imana nirikurasire, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo abakiranutsi bazarasirwa n'izuba. Imana ishimwe. Shima Imana kubw'ijambo ryayo, kandi ngashima Imana kuko yabampaye kugira ngo dufatanye kumva no kwamamaza inkuru nziza ya Kristo. Munyemere dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere turahera ku murongo wa 5. Twumve ko iryo jambo ritubwira ngo utagendera mu mucyo w'Imana nta sano afitanye nayo. Utagendera mu mucyo w'Imana nta sano afitanye nayo. Ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatabamo umwijima na muke. Nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo kuko nayo ari umucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha. Mumvugire ngo amena. Haleluya, haleluya. Nkunda Yohana cyane, yagiye akavuga urukundo rw'Imana, akavuga imbabazi zayo. Hano yatangiye atubwira ukuntu umuntu utagendera mu mucyo w'Imana nta sano afitanye nawe, nta sano afitanye nayo. Imana itugirire neza. Ubu nibwo butumwa twahawe kandi twumvise tukabibabwira, nuko Imana ari umucyo. Haleluya. Imana ni umucyo, kandi abayisenga nabo bakwiye gusengera mu Mana, bakayisengera mu kuri no mu mwuka, kandi bakagira umucyo muri bo. Ndumva nifuza ko wacya ugacya mu maso ukishima. Abantu benshi muri iyi si bafite ibintu byinshi bibababaje, bafite ibintu byinshi bibagoye, ariko humura, hari umucyo. Imana ni umucyo, kandi niwemera ko uyu mucyo ukurasira urava mu mwijima byanze bikunze. Nituvuga yuko dufatanije n'Imana, nuvuga ko ufatanije nayo, gendera mu mucyo, ibyawe bishyire mu mucyo. Imana ishimwe. Abarokore kera twajyaga twicara hasi, yiba ari korari, ugasanga abantu bashyiranye mu mucyo, ugasanga mugenzi we arahuguye undi akamuhugura, kuko buriya abantu tugira ibice bitandukanye. Hari igice wowe wiyiziho, wowe ubwawe wiyiziho, ukaba uzi neza ko wiyizi. Hari ahantu uba uzi neza intege nke zawe n'imbaraga zawe. Noneho hari naho wowe utazi, ariko abantu bazi bashobora kukurebera,
bakakubwira bati ahangaha hari ukuntu tukuzi. Rero icyo gika twakigiraga cyane kandi kikadufasha mu rugendo gushyirana mu mucyo. Niba mwene so hari uburyo yavuze nabi, yavuganye ubukana, wenda yibwiraga ko harimo wenda aganira, ugasanga wenda aratebya, ariko mu gutebya ugasanga ashobora kuba yavuga ijambo ribabaje mugenzi we. Ubwo ni urugero ntanze, kuko wowe utabyibonyeho ariko abandi bakabibonaho, bakabikubonaho, ugasanga abantu bashyiranye mu mucyo, ndetse n'ibyo umuntu akaba atakwishimira kugwa mu mutego. Niba azi neza ko hari igice ushobora kugwamo, akakuburira akakubwira ati iyi nzira siyo. Wasangaga duhugurana nk'urubyiruko, ugahugura umwana w'umukobwa ukamubwira ati rero ujye utaha kare, ushobora guhura n'ibisumizi, ushobora guhura n'inyamaswa, abantu bagagufata bakakugirira nabi. Imana itugire neza. Ugasanga uramuhuguye, ugasanga umwana atashye kare, ugasanga afite disipurine. Icyo byakitaga gushyirana mu mucyo. Imana idufashe kugira ngo umuntu agendere mu mucyo, ibyo utiyiziho abandi bakuziho bakabikubwira. Imana itugirire neza. Rero ndumva nifuza ko yaba ibyo wowe wiyiziho, yaba ibyo abantu bakuziho, ndimo ndagusaba ngo ugendere mu mucyo. Nta handi umucyo uri, ni mu Mana. Niba tuvuga ko tuzi Imana, nibereke tugendere mu mucyo. Ibyo dukora byose bibe biri mu mucyo, kuko umuntu ugendera mu mwijima, umwijima utandukanye n'umucyo cyane, kandi imirimo y'umwijima iragaragara. Abagalatiya 5 aratubwira ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni, gusinda, kuroga, n'ibindi n'ibindi. Iyo mirimo yose murayizi. Ariko hakaba n'imbuto z'umwuka zigaragaza umuntu uri mu mucyo. Mvugira utamena. Nimwinjira mu mbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ukwirinda, ingeso nziza, amahoro. Ibyo byose nta mategeko abihana. Imana niba ari umucyo, natwe biradusaba kugendera mu mucyo, kandi tureke kugendera mu mwijima. Umwijima wicura Burindi ni mwinshi. Hariho umwijima, hariho akabwibwi, burije, ariko kandi hari n'itara ryo kubamurikira. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe mucyo wacu. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu niwe mucyo wacu, atuyobora inzira. Imana ishimwe. Hano rero Yohana aratwigisha mumenye neza iri jambo, kandi mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, kuko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye. Aho ngaho ni mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 15. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza. Kugira ngo ubu uri mu mucyo nuko wakira agakiza, kandi ako gakiza ukakarinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimurinde agakiza, kuko umwijima uri hanze aha watwikira akagakiza. Imana itugirire neza. Rero niba tuvuga yuko turi abana b'Imana, mureke dukorere ibintu byacu mu mucyo, mureke dusenge mu mucyo, dukore imirimo myiza mu mucyo. Izere umucyo kandi ugendere mu mucyo ukiri mu isi, kuko umucyo numara kugenda hazacura umwijima. Umwijima wicura Burindi uzacura, kandi murasabwa kwinjira muri uyu mucyo. Hariwe gakiza k'Imana, hariwe rukundo, hariwe mahoro, hariwe za ngeso nziza nababwiye. Imana itugirire neza. Yohana rero yandika aravuga ngo nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero tugendere mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo. Yesu yigeze gutanga urugero, avuga ukuntu twebwe abamaze kwakira Yesu, twebwe tugaragara nk'itabaza cyangwa tugaragara nk'itara rimuritse. Kandi ngo iyo ufashe itara ukaryatsa ukarishyira ahantu hejuru,
rimurikira abantu bose, ariko nuritwikirizaho intunga, nurishyira mu kibo, nurishyira mu gatebo ugapfundikira, umwijima uraba mwinshi. Rero mureke umucyo wanyu umurikira abantu bose, kugira ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze Data wa twese uri mu ijuru. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Haleluya. Mureke umucyo wanyu umurike. Umwijima ni mwinshi. Hariho umwijima wicura Burindi, hariho umwijima. Imirimo yawe iri mu mwijima, imirimo yawe iri mu mucyo. Ibyo utazi abantu bakuziho, ca bugufi babikubwire kandi ubikosore. Nawe ibyo wiziho, kuko uriyizi nanjye ndiyizi. Mureke tugendere mu mucyo, twatse amatara yacu yake, amatabaza yacu yake, kugeza igihe umwami wacu azazira. Kandi ayo matara, iryo tabaza, ni agakiza Imana yaduhaye. Ako gakiza kamere nk'ingofero, kuko ingofero irahirengeye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohana aratubwira ngo umuntu utagendera muri uyu mucyo ntafatanije n'Imana. Yigiye hirya cyane, avuga ku bana b'Imana n'abana ba Satani. Abo murabazi kubatandukanya. Yewe n'umwana mutoya wigisha, uramwigisha akamenya gutandukanya umwana w'Imana n'umwana wa Satani. Urizi rero kuri umwana w'Imana, rinda ko gakiza Imana yaguhaye. Niwo mucyo, niryo tara, niwo rumuri. Imana yacu ni umucyo, kandi n'abantu benshi bayizeye. Mureke dukorere mu mucyo, kandi mureke imirimo yanyu imurikire benshi, bahindukire hanyuma bakizwe. Imana itugirire neza. Hari ijambo rijya rimbabaza cyane, iyo bataramenya Imana bavuga ngo ntago naza gukizwa nka kanaka, ntago nakizwa nkawe, ntago nakizwa nk'abari abarokore. Bariya ababyeyi baradusebya, buriya rubyiruko ruradusebya, aba baradusebya. Mwirinde kugira ngo umucyo ubarimo udahinduka umwijima. Kandi uyu mwijima abisi bahita babibona cyane, kuko iyo itara rizimye umwijima uhita uba mwinshi. Uzarebe iyo ubyutse hatabona, ushobora kuba ureba cyane kuruta kubyuka habona hanyuma hagahita hazima. Nshuti zanjye, biragoye cyane, biragoye kugira ngo mwumve icyo kintu nshatse kuvuga. Iyo ubyutse aya maso dufite, hari igihe ugenda mu mwijima ukabona ko ari umwijima, kandi ukabona amaso yamuritse. Ariko iyo wari uvuye ku itara hagahita haje umwijima, uhita ubona haje ikijiji. Ibyo mbivugiye iki? Wowe wigeze kumurika, wowe wigeze gukizwa, abantu bose bakabibona. Wowe wigeze guhanura, abantu bakakubonamo umwuka w'Imana. Wowe wigeze kubwiriza, abantu bakakubonamo Imana. Wowe wigeze kuririmba, abantu bakakubonamo Imana. Iyo ukoze gatoya cyane hakaza umwijima, abantu bose bahita bagira gute? Bakubona neza. Ni nk'uko wakwiyambura ubusa ukajya ku mugaragaro. Reka mbasabe, nanjye iri jambo ririmo riramfasha, ririmo rirambwira ngo mureke umucyo ubarimo ugomeze wake. Wiba umwijima, wiba umwijima. Imirimo yawe nimurikira abantu. Haleluya, haleluya. Imirimo yawe, agakiza wamenye, reka kamurike. Kamurike mu rugo, kamurike ku ishuri, kamurike mu biro, kamurike mu kazi, kuko Imana yacu ni umucyo, n'abayikorera bakwiye gukorera mu mucyo. Imana ishimwe cyane. Rero mureke umucyo turimo ugomeze wake, mureke agakiza katurimo kagaragarire bose, mureke ineza y'Imana ibe muri twe, mureke urukundo rwa Kristo rube muri twe kandi ari rwinshi, mureke imbuto zo gukiranuka zibe nyinshi, kugira ngo uru rumuri rugere hafi na kure. Mbese urabyizeye? Mbese urabyemeye? Nyemerera dusenga Imana, dusaba imbaraga idushoboze kugomeza kumurika. Haleluya, haleluya, haleluya. Uri Imana Mana. Umuririmbyi yaje gutekereza abona ku rumuri, aravuga ngo mpa amavuta Mana ngo menake.
nanjye nakwinginza bumvise iri jambo, tugushimiye ijambo ryawe ko ari rizima. Ndasengeye abateze amatwi iri jambo, ndasengeye umuntu wese wamaze kwakira agakiza, kugira ngo aka gakiza kagomeze kumurika hafi na kure, kandi abamaze kubundikirwa n'umwijima, umwijima w'icura Burindi, turabasengeye ngo bavane muri uyu mwijima, ubinjize mu mucyo witangaza. Kandi ijambo ryawe ni rizima, nirikomeza imitima, nirikura abari mu mwijima ribazane mu mucyo, kandi abari mu mucyo bagomeze bake. Imirimo yacu iguhesha icyubahiro. Urakoze Mana, umwuka wera nacengeze iri jambo mu mitima yacu, kandi aduhe gutsindwa naryo, kandi utubabarire kugira ngo aho twagiye mu mwijima utwigize mu mucyo witangaza. Tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Rero mukande kuri M.FORTUNEE, mugomeze mwumve ijambo ry'Imana, kandi ibitekerezo byanyu, inkunga yanyu, kuba wakanze subscribe, ugakanda kukazogera, ugakora share, ukabyohereza abandi, ugakora kuri like cyangwa ukaguha comment, biratunezeza cyane, bitwereka ko turi kumwe, kandi n'ukuri twese turi abagenzi bagana mu ijuru. Imana ibashyigikire, Imana ibahaze amahoro mu izina rya Yesu, amen amen.